بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد dukomeje n'isomo rya kabiri ku masomo turi kurebera hamwe agendanye n'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Bagaragu ba Allah, tugomba kumenya yuko as-siyam, igisibo, laysa mujarrad imtihan, nabwo yani ari ukwigomwa, imtina'i 'an at-ta'am wa sharab, ko umuntu yakwigomwa ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye, ahubwo ni ibada ihambaye cyane ifitemo ubugenge ndetse n'amabanga Allah yashyizemo. Kubera iki? Litazkiyati nafs, kugira ngo roho y'umugaragu Allah ayeze, yani umugaragu agira imico myiza, wattaqarrubu ila Allah, ndetse aniyegereze Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yaje itegeka igisibo. Allah yaravuze ati: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemeye, kutiba alaykum as-siyam, mwategetswe gusiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nkuko byategetswe ababanjirije. Ariko Allah mukono yasoje, la'allakum tattaqun, impamvu yo gusiba, intego muri iki gisibo no kugira ngo taqwa y'umugaragu yiyongere, no kugira ngo umugaragu atinye Allah birushijeho. Bagaragu ba Allah, muri hikma cyangwa se mu bugenge Allah yashyiriyeho igisibo ni tahqiqu taqwa, no kugira ngo umwemiramana, yani ugutinya Allah ko kwiyongere, ukoreka ibyaha kwe kugabanuke, areka ibyaha ukiyombarika kuri Allah kwiyongere. Bagaragu ba Allah, Ibn al-Qayyim rahimahullah yaravuze ati: as-siyam yaqta'u asbab ash-shurur, igisibo gikuraho impamvu z'ibibi byose, ndetse kikanagabanya, kigaca intege amarangamutima, santima. wa huwa sirrun bayna al-'abdi wa rabbih, kandi rikaba ari ibanga riri hagati y'umugaragu n'umuremyi we. la yattali'u alayhi illa Allah, ntawamenye yuko wasibye usibye Allah. Ibi rero bikongerera umugaragu gutinya Allah, akamenya yuko gusiba nta wundi abikoreye usibye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu ba Allah, muri uko gusiba harimo ibidufasha. Icyo ugusiba bitumarira nuko bituma roho zacu zituza, bikanadufasha yuko amarangamutima, santima abantu tugira zigenda zigabanuka. Mutume sallallahu alayhi wasallam aravuga ati: ya ma'shara ash-shabab, yemwe rubyiruko, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, uza ba afite ubushobozi o bizakundira azashake, fa innahu aghaddu lilbasar, kubera ko gushaka bituma umugaraku yubika amaso, wa ahsanu lilfarj, kandi bigatuma arinda ubwambure bwe. wa man lam yastati', ariko utazashobora ibyo, fa alayhi bisawm, azasibe. Kweki gusiba bizatuma ubwambure bwe aburinda, gusiba bizamurinda gukora ibindi byaha ibyo byose. Bagaragu ba Allah, qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yaravuze ati: as-sawm, gusiba, yaksiru shahwati an-nafs, bikuraho, bigabanya santima umuntu agira, kandi bigashyira umuntu kure na haramu nyinshi. Ariko kuri wa wundi tutazanashobora kuba yashaka, Rasul yamugira inama yuko yasiba, kubera ko gusiba azaboneramo bya bindi byose. Bagaragu ba Allah, tugomba kumenya ko no gusiba harimo ugufata roho yawe, ta'widu an-nafsi 'ala sabri, ukayimenyereza ukwihangana, ukihanganira kureka ibyo kurya, ukihanganira iyo nzara, iyo nyota, ukanihanganira ibibi abantu bagukorera kuko wasibye, ukavuga ati: inni mur'un sa'im, mu byukuri nge nasibye, nta kibi nabakorera. Ibn Taymiyyah rahimahullah yaravuze ati: as-siyam min a'zami al-ibadat allati tuhaqqiqu as-sabra, utigo gusiba ni ibada zikomeye cyane zituma umugaragu ashyira mu kuri, ashyira mu ngiro ukwihangana.
فهو يجمع أنواع الصبر الثلاثة كبيركو قصيبا بكوساني زهمي وكيهانغانا كل مبوكو بتتو إتشامبري الصبر على الطاعة كيهانغانا ريكو أريمرون فيرا الله والصبر عن المعصية كيهانغانا وكيهانغانا ريكو ركبزاها والصبر على الأقدار نكيهانغانا وكيهانغانا ريجينو رجاء الله وقرقوا الله وكيهانغانا الصيام bidiwutsa umugaragu ingabire Allah yamuhaye bikanatuma wayadfa'uhu limusa'adati almuhtaj bikanatuma afasha babandi bakeneye bagaragu ba Allah umuntu amara amasaha y'amanwa yose atarya ataruka boza ibiryo ibi rero bikamwibutsa yuko harundi umara umunsi wose iminsi ibiri atarya bagaragu ba Allah ibi bigatuma nawe bikamukururira kuba yatangira gufasha bagenzi be bagaragu ba Allah ndetse gusiba binafasha umuntu kureka imico itari myiza bikanaba impamvu ya maghfiratu dhunub yuko Allah yamugirira impuhwe qala sallallahu alayhi wasallam inumwe Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yarawziti man sama ramadana uzasibuka yasqa ramadani imanan wa ihtisaba akabikora yiringi bihembo kwa Allah anabikora kubera Allah ghufira lahu impamvu yo gusiba bagaragu ba ghufira lahu Allah mubabarira ma taqaddama min dhanbihi ibyaha yaba yarakoze mbere bagaragu ba Allah igisibo ntabwo ari kugenda ngo twirize gusa la ntabwo ari kwirirwa dufite inyota gusa la ahubwo no kugira ngo taqwa yacu yiyongere no kugira ngo byaha twakoraga mbere ko Ramadan iza tubireke byiza dushaka gukora muri Ramadan kwa gusoma Qur'ani kwa gukora zikiri muri Ramadan byiyongere maze no ko Ramadan izasige hari intambwe twateye tugana witeka Allah subhanahu wa ta'ala niba utazi gusoma Qur'ani Ramadan ntigende utemenye gufata inyuguti no gusoma Qur'ani niba urasoma Qur'ani Ramadan ntigusige ukiri wawundi la ahubwo Ramadan igomba kuza uko wari umeze nko kuri Qur'ani ahubwo noneho byiyongeye byazamutse ugasoma Qur'ani ukirangiza inshuro imwe inshuro ebyiri wari ufite juzu rimwe cyangwa juzu abiri atatu bagaragu ba Allah iyi niyo nyungu iri muri Ramadan ugatinya Allah ugatanga sadaqa ukareba abantu badafite iftar ukaba wabaha sheikh abantu baburiwe abantu badafite ikintu ukagerageza kuba wabafasha wala'alla fi hadha kifaya ndakeka ibyaye bihagije kuri uyu munsi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.